Amahoro y'Imana abane namwe mwese abari mu bice bitandukanye by'isi muteze amatwi kuri TV yanyu ndetse munayireba ikorera kuri YouTube channel yitwa Munda y'Isi TV. Tumaze ibyumweru bibiri dutangiye. Ndabashimira byimazeyo abamaze kuba abanyamuryango b'iyi TV. Bamaze kugera ku bihumbi 36 n'abantu 500. Turifuza kurenga bakaba ibihumbi 100, bakaba ibihumbi 100, tukagera kuri miliyoni tugakomeza. Kubera ko abasportifu mu Rwanda, muri Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, Congo, Mozambique, Zambia, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Namibia, mbega umugabane wa Afrika ni benshi. Ku mugabane w'Uburayi sinababara ni benshi. Ku mugabane wa Amerika sinababara muri benshi. Ku mugabane wa Aziya ni benshi. Australia ni benshi. Niyo mpamvu uyu munsi buri wese ahari nkomeje kumwifuriza kugira ishya n'ihirwe mu mirimo ya buri munsi, ndetse n'abatarabona imirimo ndifuriza mwe mwese kuyibona. Hanyuma wowe utaraba umunyamuryango nta kindi bigusaba kugira ngo ube umunyamuryango w'iyi TV, nugukanda hari ahantu handitse subscribe, birahagije ugahita winjira ukaba umunyamuryango. Niba warabikoze dukomeze gufatikanya kumenyekanisha. Nta timu ya marketing twari twashyiraho izamenyekanisha ko iyi TV hari, ariko mpamya neza ko abakunzi b'amakuru y'imikino mashya utasanga handi, mpamya neza ko ari benshi. Niyo mpamvu ngusaba kumenyekanisha, niyo mpamvu ngusaba kuba mu mwanya w'umuntu ushinzwe kumenyekanisha ibikorwa by'iyi TV, kugira ngo abantu barushabashe kuyoboka iyi TV banayimenye ari benshi, babona amakuru menshi utasanga ahandi. Ni nayo mpamvu muri uyu mugoroba mbazaniye amakuru utasanga ahandi ni kuri iyi TV. Niyo mpamvu tugomba kuba abambere kandi tukazahora turi abambere. Dufatikanye namwe tuzabigeraho. Uyu munsi sinabonye umwanya wo kubyirukamo cyane, ariko nabikurikiranaga kuri telefone isaha ku isaha, isegonda ku isegonda. Ari nako nari mfite abambasaderi batandukanye bankurikiranira amakuru ari Nyarugenge. Ni nayo tugiye kugarukaho. Zimwe mu ncamace tugiye kugarukaho nibi bikurikira. Kalisa Rashid Chid Benzi yamaze gutereka ibarwa muri Ferwafa arega ikipe bita Kiyovu Sport. Ese kuki yayireze? Turaza kubigarukaho. Nsanzimfura Kedilali Boalia bihagaze gute? Turaza kubigarukaho. Turaza kuhava twitse kuri Denis Omedi, rutayizamu Mugande wari uri mu bakinnyi FIFA igomba gutoranamo umwiza watsinze igitego cyiza uyu mwaka. Greenwood wa Manchester United niwe wategukanye, ariko uyu mungu yari ari mu muhango. Ese we na EPR bihagaze gute? Turaza kuhava twerekeze kuri Byiringiro Lage wavuye kuri Juru Park kwirebero akaza kwisanga Kacyiru. Turaje byose tubigarukaho 5 kuri 5. Ubundi nagacishijeho indirimbo, ariko kubera ko turimo kubikora cyangwa se tukirimo gukora uburyo bushya tugiye kuzajya dukoramo mu minsi iri imbere, munyemerere rero sinze gucishamo ako kantu k'indirimbo cyangwa se akantu kaza nyuma y'incamake, ahubwo duhite twihuta cyane duhere muri ekipe bita Kiyovu Sport. Nababwiye kuri ekipe bita Kiyovu Sport, mbabwira ko iyi kipe ni ikipe iri mu bibazo bikomeye cyane, ariko ibibazo yiteye byatewe n'abayobozi bayo, kuko abafana ba Kiyovu Sport nta kosa bafite, abakinnyi ba Kiyovu Sport nta kosa bafite, yewe n'abakunzi ba Kiyovu Sport hari abafana hakaba n'abakunzi, abo bose barahari, nta kosa na rimwe bafite. Ikosa rifite ubuyobozi bwa Kiyovu Sport kubera uruhererekane rw'imiyoborere mibi idahwitse, nibyo birimo kugeza Kiyovu Sport aha tubona hatari heza, ku buryo na FIFA ikubwira ngo irindi kosa rikomeye kuri Kiyovu Sport tuzayimanura mu cyiciro cya kabiri. Niko itegeko rya FIFA rivuga. No kuvuga ngo uyu munsi yaramutse yagize undi mukinnyi cyangwa umutoza urega Kiyovu Sport ko atishyuwe, atahawe ibyo agombwa, amasezerano yiwe yateshejwe agaciro, Kiyovu Sport kuyimanura muri deuxième division na amasegonda, nta nubwo byatwara umunota, na amasegonda. Niyo mpamvu rero iyi Kiyovu Sport igomba kwirinda ko yaba yakongera kugwa mu bibazo nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu Kiyovu Sport igomba gushaka uburyo ishyira ibintu ku murongo. Nibyo David si wabiteje uyoboye Kiyovu, nibyo bavuga ko ari Juvenal, yego harimo ko kwa Juvenal mu babiteje, ariko abayobo bakeneye kwicara bagahuza ibitekerezo, bagahuza imbaraga, bakareba igikene kugira ngo baramire ikipe yabo. Ngewe nka Anto bwanjye Kiyovu iramutse imanutse deuxième division byambabaza. Kubera iki? Ni ikipe y'abantu, si ikipe y'umuntu. Ikipe y'abantu iramutse igiye muba muhombye abantu, ariko ikipe y'umuntu ku giti cyigiye muba muhombye umuntu umwe. Bitandukanye no guhomba abafana ba Kiyovu, abanyamuryango ba Kiyovu n'abakunze umupira w'amaguru. Match ya Rayon na Kiyovu stade iruzura, match ya APR na Kiyovu stade iruzura, ariko umubwiye ngo iragiye ntabwo stade izongera kuzura.
kuko nihaza ikipe ya Anta yitwa Anta Mucyo cyangwa se yitwa Ntamika FC n'urugero ya Anta ikamanuka, ninjye uzajyana nayo, ntabwo abantu bazahomba. Ariko ndakubwiye ngo Kiyovu niramuka igiye, abantu benshi bazababara, nta muntu uzabyishimira. So iyi Kiyovu Sport nibyo nababwiraga nti nyuma y'ibyo bibazo byabaye ngombwa ko yicara ku meza nabigarutseho ku munsi w'ejo mu kiganiro twaganiriye, mbabwira ko irimo iraganira n'abakinnyi nka ba Miss Cedric, irimo iraganira na Basugira, irimo iraganira n'abandi bakinnyi batandukanye benshi. Abo bakinnyi bari kuganira n'ikipe bita Kiyovu Sport bumvikanye ko bagomba gusesa amasezerano, nubwo bitaraba kuri bose 100%. Uwo namaze kumenya nko film 100% yitwa Sanifura Kedi Boalia. Kedi namenye ko we na Kiyovu Sport bumvikanye gusesa amasezerano, ategereje sinyatire ya perezida kuwa kabiri ku munsi w'ejo, hagati ndetse no kuwa gatatu no kuwa kane nibwo perezida wa Kiyovu Sport azava muri Canada kaza agashyiraho isinye kugira ngo Kiyovu Sport itandukane n'umuntu bita Kedi mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko abandi baracyarimo kunegosiya. Muri abo rero nzagenda mbagarukaho, ariko munyemere ngaruke ku muntu bita Kalisa Rashid. Niyo mpamvu nababwiye ngo Kalisa Rashid yamaze kurega ikipe bita Kiyovu Sport. Kuki yayireze? Kalisa Rashid yasinye muri Kiyovu Sport, asinyira Kiyovu Sport ko agomba gusinyira umwaka umwe muri kontra, Kiyovu ikamwishyura miliyoni 7. Ibi mbabwiye niko kuri, ndabaha na detail utasanga ahandi, ni amakuru yo munda y'isi. Ndakwibutsa gukanda subscribe niba utarayibikora, niba warabikoze menyekanisha ubwire n'undi akande subscribe kugira ngo tujye tubaha amakuru utasanga ahandi. Nababwiye ko amakuru natangaga ku bitangazamakuru mbarizwaho yose muzajya muyumva, nagiye mbarizwaho, ubwo ndavuga ibitangazamakuru byinshi nshimira, muzajya muyumva hano, aho utasanga aya makuru ni hano uzajya uyumva. Kalisa Rashid yasinye umwaka umwe muri Kiyovu Sport kuri miliyoni 7. Yumvikana na Kiyovu Sport kwigomba ko mu mushahara w'ibihumbi 800. Ariko perezida wa Kiyovu Sport David abwira Kalisa Rashid ngo kubera ko mugiye kuzajya muhembwa n'umujyi wa Kigali, kuri salere yawe umujyi wa Kigali ugiye kujya uguha, nzajya turandike ibihumbi 700 aho kuba 800, ariko 101 nzajya ndi kwihembera ku giti cyanjye kubera ko ikipe igiye kugihembwa n'umujyi wa Kigali. Bumvikana ko usibye n'ibyo buri match Kalisa Rashid agomba kuzajya ahabwa ibihumbi 30 mbere yuko match ikinwa. Kiyovu Sport yatsinda match, Kalisa Rashid agabwa prime y'ibihumbi 60. Abyumvikana na Kiyovu, yasinye ku itariki 30 z'ukwezi kwa munani asinyira Kiyovu Sport. Barumvikana birarangira. Nyuma yo kurangira bumvikanye, Kalisa Rashid icyabaye niki? Nuko Kiyovu Sport Kalisa Rashid yatangiye imyitozo kimwe n'abandi bakinnyi bakora imyitozo bazi ko bazatangira bagomba gukina Kiyovu Sport. Nyuma yo gukora ukwezi n'igice baramubwira bati rero kimwe n'abandi bakinnyi nimuzakina, FIFA yamaze kutubaninga. Kalisa Rashid toke ntacyo bitwaye, batugomba gukomeza imyitozo. Arayikomeza, arenzaho kundi kwezi. Ku kundi kwezi yarengejeho yishyuza Kiyovu umushahara. Kiyovu Sport ntiyamuhemba ukwezi kwa mbere yakoze, n'ukwa kabiri ntiyakumuhemba. Rashid ahitamo kubyihorera, akomeza kujya mu rugo aricara kubera ko atuye Kacyi, ndumva asiga atuye Kicukiro, entre Kicukiro na Nyamirambo sinimukana atuye kuko yabanje kuba Bugesera za kuyimukaraza. Chidi Benzi kimwe n'abandi araparika, na ba Cedric buriya bakoraga rimwe na rimwe ariko ntibakore buri gihe, ntiba mu mushahara kimwe n'abandi, aragenda arabihorera. Ariko muri Rokritema kuri miliyoni 7 mbigarukeho, yahawe miliyoni 4 kashi, bamusigaramo miliyoni 3. Miliyoni 3 bamubwira ko bazazima ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9. Yasinye 30 z'ukwa munani, bamubwira ko azacamo ukwezi bakamuha izindi 3. Igihe kigeze arabishyuza ntibanayamuha. Chidi Benzi rero bukeye yegera Kiyovu Sport habura journée rwose nk'ebyiri ngo faza rirangire, arababwira ngo mu cyubahiro mbagomba, ntago nanjye nabatererana, sindi buze kubishyuza amafaranga mbibona ibibazo mwahuye nabyo, ariko munyemere dusesa amasezerano kugira ngo nshake indi kipe. Baramubwira bati ntibishoboka. Abwira Ari Mapin aragenda abwira perezida ati nyamara umuhungu arashaka ko dusesa amasezerano mwaretse tugatandukana nawe. Perezida wa Kiyovu Sport atereka reka genda umubwire kuri miliyoni 4 twamuhaye atugarure mu miliyoni 2 asigarane izindi 2 kuko ntigeze dukinira. Kalisa Rashid ati none bibaho, ngewe nubwo ntabakiniye ariko Kiyovu Sport si kosa ryanjye, ni ibya FIFA, amafaranga nari akoresheje, ntabwo uyu munsi murimo murakina, none se muranga kumbwira ngo dutandukane, muranga kumarizete ngo dutandukane, muzakina shampiyona, muzakinisha abakinnyi, ni twemere ko muzakina shampiyona ariko se abakinnyi muzabakinisha. Chidi Benzi arabwira ati ntibishoboka. Bagerageza gukwinginga biranga. Chidi Benzi yongera gusubira ku biro bya Kiyovu abwira CEO
babwira perezida aramubwira bati nutazana miliyoni 2 ntidushaka gutandukana nawe. Ubwo ni za zindi miliyoni 2 agomba gutanga ku zindi 2. Chidi Benz aravuga ati ntibishoboka, twumvikane tushyire ibintu mu mucyo. Ntabwo ikosa ari iryanjye, ni kimwe n'abandi bakinnyi. Si ikosa ni rya FIFA. Amafaranga mwarayampaye narayakoresheje already. Mwayampaye tariki 30 ndayakoresha. Mwamenye ko tutazakina nyuma y'igihe amafaranga twamaze kuyakoresha. Ndabasubiza amafaranga hawe. Ahubwo nimwe mwakampaye yanjye kubera ko itegeko nta itegeko nishe nge myitozo nare yitabire ntimwampemba, ibyo nagomba gukora nabikoze ntimwabinkorera. Why not tutatandukana? Baranga banze rero. Chidi Benz Kalisa Rashid yafashe ibarwa kwa gatanu arayandika ajya kuri Ferwafa asanga bafunze, yandikiye Ferwafa ayisaba ko yamufasha gusesa amasezerano ya Kiyovu Sport kubera ko Kiyovu Sport itarimo kubyumva. Nsoza kuri iyi nkuru, inama ntanganiye kuri Kiyovu Sport. Mukuri guhari bagiye kwa apurika amategeko, Kiyovu Sport iri mu makosa. Niba umukinnyi yarasinye mukamuha miliyoni enye mugasigara muri miliyoni 3 akaba yemeye kuzikansoringa, akaba yemeye kuziheba kanaheba n'imishahara kuko Kiyovu ntihigeze muhemba no kwezi na kumwe, akaba basaba ko mutandukana. Kuki mutatandukana? Kuki mushaka kongera kujya mu manza zitari ngombwa? Nge niko myumva, ni nako itegeko rimeze. Bivuze ngo rero nimujya mu mbaraga mukajya mu byo gupezanya na Kiyovu Sport, nako na Kalisa Rashid ashobora no kujya muri Ferwafa bikakururuka bikongera bikaba ibindi bindi. Kandi dushaka ko Kiyovu Sport iva muri zo saga. David na bagenzi bawe aba bahungu uwifuza ko musesa amasezerano nawe musese nawe kugira ngo mwikureho umutwaro, kuko kuvuga ngo umukinnyi Kalisa Rashid duravuze ngo hagume uyu mwaka nturi bumweririze leta, birasaba kuri mu mwuzuriza yiwe ya Rokritema, birasaba ko umuhemba imishahara yiwe, nutayimu nawe arandika ikireka cyohereza hano usange bibaye ibindi bindi. So inama rero ntanga muri Kiyovu Sport, aho kugira ngo ejo bundi muri Kiyovu Sport abayovu bazaririmbe aka karirimbo ngiye kubumvisha, David mwarekura umuntu akigendera, katwumve kano karirimbo. Aba n'abayovu bafite agahinda David. Bafite agahinda. Yes. Abo n'abayovu bafite agahinda rero David, bababarire utandukane n'abahungu kugira ngo babashe kuba bakomereza handi ndetse nawe ntugire ikibazo. Iyo nkuru ya Kiyovu Sport tuyivuye twerekeza muri equipe bita APR Football Club Nyamukandagira mu kibuga nyuma yo gusinyisha uwo bita Hakim Kiwanuka. Undi mugande naye nababwiye yitwa Denis Omedi, umuhungu w'imyaka 30 ukinira ikipe bita Kitara, no muri weekend yarakinnye akinira ikipe ya Kitara. N'umuhungu wari wahiswemo muri babahungu bagomba gutaranwamo mu batsinze ibitego byiza. Yatsinze agatego anyujije kugura inyuma, arazamura atsinda kesize muri shampiyona. Yari ari ku rutonde rw'abakinnyi bagomba gutoranwamo ugomba gutwara igihembo cy'umukinnyi watsinze igitego cyiza. Birangira gitwawe na Mason Greenwood wa Manchester United ubwo bakinaga na Everton. Uyu muhungu numwe mu bakinnyi bamaze kumenyekana, yagiye gukora igeragezwa muri Espagne, yagiye muri Portugal, ntibyakunda aragaruka. APR deposa dokima inaganira nawe, aba scout bashinzwe gushakira APR baragenda baganira na Omedi, baganira buri kimwe cyose. Omedi arababwira ngo mfite izindi diruni zidakunda, nzaza gusinyira APR. Uwo bita Ruwanga ari inginga n'abandi bose bari inginga. Byaje kurangira amenya amakuru mvanye muri bamwe mu bantu muri APR no muri Kitara. Denis Omedi amaze kubona ikipe hanze, yabwiye APR ngo mushake indi plan, ntibigikunze. Amaso ya APR, ikaramu ya APR yimukiye ku mukinnyi w'umunyamari. Ninde? Ni Munda y'isi. Yimukiye kuri rutahizamu w'umunyamari. Ejo tuzamugaruka tubereka n'amafoto yiwe ndetse tubabwira no wariwe. Mu yane magambo Denis Omedi na APR biranze kubera ko Denis Omedi uyu muhungu yamaze kubona ikipe yo hanze kandi iri gutanga byinshi cyane bifatika ngibyo kubijyanye na APR. Munyemerere nerekeze kuri Byiringiro Lage. Byiringiro Lage, iyi TV yanyu yitwa Munda y'isi, nitwe twatangaje ko yatandukanye n'ikipe bita Sun Vikings
yo mu gihugu cya Swede mu cyiciro cya kabiri. Twabitangaje mbere y'icyumweru, mbere y'uko ikipe bitangaza. Twari twamaze kubona dokima, twamaze kumenya ibiganiro byabaye hagati ya Lage na Sandviken, twari twamaze kumenya buri kintu cyose tuba detaye. Nyuma ikipe irabitangaza, ngira ngo muraba hamwe. Nyuma yaho twakomeje gukurikirana. Lage yagombaga kujya mu Buholandi, yanga kujya mu igeragezwa, ni mu cyiciro cya kabiri, ntabwo ari mu cyiciro cya mbere mu Buholandi, ni deuxième division yagomba kujya gukora igeragezwa. Lage arabyanga. Byiringiro Lage afata urugendo aviwe, aramanuka ajya aho bita Dar es Salaam kuvugana n'ikipe bita Singida. Singida yarajyanywe n'umumanager w'umunyatogo, niwe wari umujyanyeyo. Lage aragenda agezeyo, bavugana n'ikipe bita Singida, ntibagira ibyo bumvikana. Lage yagezeyo kwa gatatu, narabibabwiye, nibwo yagezeyo icyumweru gishize, yaramazeyo iminsi mike yari yo kuva kwa gatatu. Hanyuma Byiringiro Lage byabaye ngombwa ko ari Dari. Abantu bo muri Rayon Sport bamuhamagaye, baramuhamagara, n'abantu bo muri polisi baramuhamagara, ariko Byiringiro Lage njye ubwanjye yangishije inama, ndamubwira nti Lage wikora ikosa. Rayon Sport na polisi ku munzani biratandukanye. Polisi bakubwira ko ari muri Qatar, polisi bakubwira ko ari ikipe itagira pressure. Kutagira pressure kwa ikipe ya polisi bishobora gutuma kariyeri yawe irangira mu buryo bwihuse cyane, ariko Rayon Sport ni ikipe igufasha kongera kuransa kariyeri. Ingero Rwatubyaye Abdul, Muhire Keve, abo bose n'abakinnyi bagiye bakina hanze bakagaruka bakongera bakaba inyenyeri. Ndakugira inama imwe, nubona offer ya Rayon Sport kumeza ntuzuyaze. Lage arambwira ngo nyemvuganye n'abantu bo muri Rayon Sport, yarari Dar es Salaam. Muri Rayon Sport bari kumpa ibingibi, polisi iri kumpropose ibingibi. APR nari navuganye na bamwe mu bantu muri APR, nababwiye ko yari yavuganye na Bakavuna, ariko si ubuyobozi bwa APR, ni Kavuna ku giti nka manager. Lage arambwira ngo polisi imirampa ibiruti bya Rayon Sport, ariko Rayon Sport nanjye nyitekereye, ndimo nabona Rayon Sport umwaka utayizataha kandi izasohoka izabiri on fire, ishobora kongera kumfasha. Ndamubwira nti Lage jya muri Rayon Sport, kimwe n'abandi bagiye bamugira inama. Byiringiro Lage ahita yemerera Rayon Sport. Prosper afata itike yiwe y'indege, yohereza Lage indege kuva Dari akanyura Nairobi, akava Nairobi akaza Kigali. Ngira ngo naraye mbibabwiye ibyo simbisubiramo, ibyo n'urucabana. Lage birangira afashe indege koko mu gitondo. Navuganye na Lage nka saa 4 saa 3 navuganye na Lage ari ku kibuga cy'indege, yari ari rwose ku kibuga cy'indege. Lage turavugana agiye guhaguruka Nairobi. Byiringiro Lage niba mwana bibonye mu mafoto dukesha, ni foto imwe dukesha bagenzi bacu kuri BNP Kigali, tubashimire rwose. Byiringiro Lage yakiriwe na Mushimire ushinzwe imishinga, umunyamuryango wa Rayon Sport bakunda gutazira Kibihira, muri costume nziza n'ishati y'umweru, ndetse na President Tadeo wari wambaye ishati n'inkweto nziza, ndetse yewe n'ipantaro ya kaki mwamubonye ari kumwe n'uriya mu steward wari urimo gusunika ibintu hariya ku kibuga cy'indege. Lage bamwakira mu gitondo. Lage akigera ku kibuga cy'indege Kanombe yabonye call y'umwe mu bantu muri APR usanzwe, aramubwira ati Lage bite nibyo ko kugiye kujya muri Rayon Sport ko tukubonye ku kibuga cy'indege? Ndumva ubutumwa Lage yabwiye uwo muntu muri APR, aramubwira ngo umubwirire abanyamuryango muri APR ndetse n'abafana ba APR ngo Lage ngo abafana ba APR n'abakunzi babo ngo yamba ariko yarabakomboye. Ubabwira uti ubwo n'ubutumwa Lage yabwiye uwo muntu muri APR, si ngombwa ko mumentioninga, ariko n'umwe mu bayobozi ba APR aramubwira ati rwose unsuriza abantu babwira uti yambi nanjye sinari nanze gusubira mu rugo, ariko nabonye mu rugo mutanyitayeho, ariko ubampereye yambi. Uwo ni Byiringiro Lage. Icyabaye n'iki rero? Ndacyakomeje n'iyo nyamugigima. Nyuma y'ibyo ngibyo akimara kuvugana n'uwo muntu muri APR, ubutumwa yabugejeje abo abafana ba APR abubwira n'abandi na bamwe mu bayobozi. Umwe mu bayobozi ba APR yagerageje kubyumvisha abagenzi, arabwira ati mwaretse tukagarura umwana mu rugo.
umwe abandi mu bayobozi ba pere baravuga bati no nta Lage dukeneye. Nyuma y'ibyo rero dore ubutumwa bahaye Lage, nyuma y'ubutumwa yari yabahaye babwira ngo yambi, bamubwiye bati Lage ngo ubu butumwa tukugeneye aha ni muri aperi. Ngo nimumurebe aragiye, ngo nimumureke agende. Uwo ni Byiringiro Lage bati mumureke. Aperi isa nk'ibivuyemo, iravuga ngo umupira tuwuhariye Rayon Sport cyangwa se indi kipe yari yose yakwitambika. Byiringiro Lage agifatwa n'uwo bita Mushimire na Perezida Tadeyo, bamufashe bamushyira mu modoka yabo. Prosper ararwaye, yagombaga kuza ku kibuga cy'indege nk'uwishyuye itike, ariko namenye ko Prosper arwaye, tunamwifurize gukira, n'abareba mwifurize gukira, rwose ararwaye. Gacinya Chance Denis ntiyarari bize, ariko bari bumvikanye nk'ubuyobozi bwa Rayon ko bagomba kuzana Byiringiro Lage nk'umunyarwanda. Urumva rero irashaka umwataka umunyamahanga, irashaka gatandatu y'umunyamahanga, ariko bari bakeneye undi muwinga w'umunyarwanda kugira ngo abashe gutanga competition. Mpamya neza ko Haji na Basane ntabwo bari kongera kuryama, ariko uyu munsi Basane arabizi ko ari titirere, uyu munsi Haji arabizi ko ari titirere, ariko bakibona Lage ntawe ari gutuza ngo atekane. Rayon Sport yari ikoze deal ikomeye cyane, izamukana umuntu bita Lage, baramufata, bahita bamufata n'ibikapu, mwabibonye ko yari afite ibikapu, bamushakira apartment agombaga kubamo hariya Kicukiro. Nyuma yo kudepoza Kicukiro hariya rwose, Kicukiro hariya umanuka ujya kuri, umanuka hano munsi y'akarere ndahibagiwe, ni gute mpibagiwe aka kanya mw'abantu mwe, kandi mu minsi ishize ariho nari nsigaye nkunda kwirirwa cyane. Adepoza ibikapu byiwe, bahita bakomezanya na Tadeyo na Kibihira Korode Mushimire, barazamuka bajya kwirebero aho bita kuri Juru Park. Murabizi ko ariho Fred Muhirwa asigaye abarizwa. Bagezeyo baganira n'umuntu bita Byiringiro Lage, baricara baraganira ku masezerano bari bamaze kubyumvikana. Lage bari bumvikanye na Rayon Sport kimwe abantu mwe, Lage bari bumvikanye na Rayon Sport amafaranga make cyane, bari bamwemereye miliyoni, bari bamwe bati ntidushaka kujya hejuru ya miliyoni 5 ku mezi 6, salere yawe ni 5. Lage aravuga ati ntacyo bitwaye. Nuvuga ngo Lage yagiye kwa Fred bamaze kumvikana, igisigaro kureba ikubiye mu masezerano amakoroza amwe namwe kuri pourcentage n'ibindi, agomba kuba umukinnyi wa Rayon Sport. Uyu mugoroba Lage yagombaga kugaragara mu myitozo Rayon Sport mu Nzove. Baragenda bagezeyo basangayo ba Freddy, basangayo abandi bantu ba Rayon Sport bari benshi, bari baje no kumwakira. Hanyuma icyabaye ni Lage basaba buffet, buri wese asaba icyo kurya n'icyo kunywa. Lage buri yafite amamoko yo muri uyu mubyeyi umwe n'umunyarwanda undi n'umukongomani. Lage buri yakunda ikintu bita ubugari n'inyama, yisabiye komande y'ubugari n'inyama kwa Fred Muhirwa. Ubugari bw'imyumbati n'inyama, inkoko ni nawe yisabiye rwose. Yari afite udushyimbo ku ruhande, ndetse n'abandi basaba ibindi. Baraganira barimo guseka, bahamagara wa mumama wa Rayon Sport ngo zana kontra. Yari amaze gukora kontra irangije, Lage ararya, bamaze kurya bategereje ya kontra, yafashe telefone, kumbe yari arimo kuganira n'abantu muri polisi. Aganira n'abantu muri polisi ababwira ibyo Rayon Sport imuhaye. Lage buriya polisi yamwemereraga miliyoni 8 ku mezi 6, miliyoni 8 ku mezi 6, ikanamuha salere y'ibihumbi 2 by'idolari. Lage aravuga ati amafaranga ntibishoboka kubera ko Rayon Sport nubwo iri kumpibe, ariko Rayon Sport iri hejuru ya polisi. Polisi namwe ati Lage reka tuve mu bintu byo gukina. Ubwo ndavuga nde Fanderigis ni wari uri muri operation, vice chairman wa equipe ya polisi, niwe wavuganaga na Lage. Lage bahita bambwira bati tuve ku mezi 6 tugiye ku mwaka umwe n'igice, ni iki gice n'umwaka utaha twe turaguha miliyoni 40 ku meza nk'izo bahaye Bigirimana Abedi. Mubyibuke Abedi yaguzwe miliyoni 40, uwo bitaniye yaguzwe miliyoni 40. Lage turaguha miliyoni 40 ku mwaka umwe n'igice, nubwo abandi twazibaye ku myaka 2. Salere yawe ni 2500. Lagatino muragera kuri 3. Nuvuga ngo Lage bafungiye kuri 2700 polisi. Lage bakibivugana ibyo ngibyo, Lage yahise afata telefone
agenda nk'ugiye kwihagarika. Abantu bazi Juru Park, imodoka iyo zizamutse zikinjira ziparika kuri side ya hano, none mwe mukinjiramo gutya mugahindukira kuri iyi nzu ya mbere ifite aka etage kazamuka, abandi mugakomeza mujya muri bingaro. Lagasa nk'ugiye mu bwiherero. Iyo winjiye muri iyi nzu, ari inzu ngiye aka etage, winjiramo gutya, noneho ukamera nk'ugiye mu bwiherero, ariko hari undi muryango usohokera inyuma. Lage asohokera ku muryango w'inyuma ari kuri telefone. Mu gihe ari ku muryango ari kuri telefone asohotse, hari Vigo yari hari y'umukara, Regis yari yohereje, iraza iramufata. Imaze kumufata, abantu bareye bumva hari imodoka ikandagiye, baravuga bati bati mucunge, bati mucunge ishobora kuba ari APR. Bo ntibari bazi ibya polisi. Umuntu waruzi ibya polisi ni ngewe, nta muntu waruzi ibya polisi. Nanjye Lage yari yabimbwiyeho, sinanjye rwose ubikoze hatagiye uza kuvuga ngo ni yantu ubikoze. Naba ngiye kwipanga akazi kandi atari njye wagakoze. Lage aragenda, imodoka ikimufata, abariyo bahise bakandagira imodoka bamushimire. Bose barakandagira kugira ngo mubyumve cyane. Korode Mushimire Kibihira yakurikiye mpaka Lage imodoka iragenda imwinjiza Kacyiru. Mushimire arabibona n'amaso ye. Mushimire niwe muhamye, niwe muntu wibone ko umuntu bita Byiringiro Lage yinjiye Kacyiru. Ni nawe muntu uri gutanga amakuru ko Lage Kacyiru yinjiye yamureba n'amaso ye. Abareba bamwe bati ntiyabari Mushimire umutanza, abandi bati no, niko bigenze. Batanga ubuhamya bati Lage byarangiye atunyuze mu myanya y'intoki. Rayon Sport mu yandi magambo yasigaranye amavuta, amandazi yamaze kuribwa. Lage ubu tuvugana mu kanya gashize yari yicaye ku biro bya polisi ategereje gusinya, bategereje sinyatire ya IGP ko akonfirima. Mu yandi magambo ubu tuvugana Byiringiro Lage asinyiye polisi umwaka umwe n'igice, miliyoni 40, salere ya 2,700 niyo Byiringiro Lage afungiyeho kuri ekipe bita polisi. Rayon Sport umukinnyi Ruwanyu yari mu biganza byanyu, ariko kubera kuzubara kidogo birangiye Lage agiye. Mu by'ukuri guhari turetse ibintu byo guca hirya n'uburyarya no kumva ko nta cyabaye, Byiringiro Lage yaje ari umukinnyi wa Rayon, itike yari ya Rayon. Icya kabiri, Lage yari yamaze kwishyurirwa agomba kuba na Rayon Sport, yari inkoko n'ubugari bivuye mu biganza bya Rayon Sport. Birangira Lage baciye mu myanya y'intoki nk'umuhungu ufite amamoko muri DRC, cyangwa se uvuga ku mubyeyi umwe mukongomani. Mu yane magambo Rayon Sport reka mvuge ngo irahumbye, kubera kubu biragusaba kongeramo umunyamahanga, si umunyarwanda. Nta wundi munyarwanda wabona nka Lage, nta wundi munyarwanda wabona nkawe, biragusaba kongeramo umunyamahanga. Imibare irarimo kuzamuka, ni igihombo. Ariko se nkibaza, ese Mushimire na Perezida ni ngombwa ko mwari kwifotoreza kuri Lage akabaca mu myanya y'intoki? Ese ubwo ntibigaragara ko bintu bigiye gusubira mu biganza bya Gacinya na Prosper ari bafite ubwo bushobozi bwo kuba bagumana, bwo kuba bapapura umukinnyi bakanamugumana? Niba munaniwe Lage muzashobora nde ko yari mu biganza byanyu? Ndashoje, ndabashimiye. Amakosa mugira bo muyabara muri comment nyene ko abariyo bandika. Ese byari ngombwa ko bagaragara mu mafoto umukinnyi akabaca mu myanya y'intoki? Cyo ni icyambere. Cya kabiri mwandika, ese byari ngombwa ko Lage baca mu myanya y'intoki abantu kubera gutindana kontra? Mwandike muri comment. Ese Rayon Sport irahombye cyangwa ntihombye? Ese polisi irungutse cyangwa ntiyungutse? Mu yandi magambo nge natangaga amakuru nihitiraga, ndi umunyamakuru wanyu, nitwa Mucyo Anta. YouTube channel yanyu, TV yanyu yitwa Munda y'Isi TV. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona amakuru utasanga handi, operation nk'izi ngizi utakumva handi. Hanyuma ibindi birambuye tuzakomeza ku munsi w'ejo n'andi makuru atandukanye. Ndabashimiye cyane, mugire umugoroba mwiza, murare aharyana.